JCM Media Global. Uru ni urubuga rwuje ibiganiro by'ireme bikangura imitekerereze ndetse bigatanga umusanzu mu kuzamura imyumvire y'ababikurikira, bakunguka kandi bakungurana byinshi. Tuganira n'abantu bafite byinshi bakoze ndetse bafite n'ibyo bakora mu nzego zinyuranye. Barimo abahanga b'ingeri zose kandi bagahuriza ku kuba babera benshi urugero mu nzira barimo cyangwa se bashobora kuganamo. Reka rero tujye mu mizi y'ikiganiro cya none. Urakoze cyane umubyeyi Clotilda. Ubundi abanyarwanda baca umugani ngo cyangwa n'imvugo ivuga ngo izina ni ryo muntu, wowe ntibikiri imvugo gusa, byose byaguhuriyeho, haba mu buzima busanzwe, mu buryo buri privé, haba no mu byo uganirira abantu, cyane cyane ku bijyanye n'umuco wacu na byinshi ukubiyemo kuko ufite ubukire bwinshi. Uyu munsi rero nkaba nifuje ko tuwuganiraho. Umuco uba waravutse ute ko buri gihugu umuco wacu ikindi umuco abawuremye cyangwa bawuhaye inkingi biba byaragenze gute mu gutangira kugira ngo uve ku bantu bake batekereje bati tugenza gutya tubaho dutya bizakwire bigere mu bandi? Binyurana mu magambo ariko ukumva icyo bashaka kuvuga ari kimwe, nko kuva ko umuco aba ari nk'ibitekerezo rusange abantu b'igihugu bahuriraho. Urugero umutwe w'abanyarwanda, kiriya ni kibi ndetse kirazira, kiriya ni cyiza n'icyo gukurikizwa. Ibyo rero bashima n'ibyo bagaya bakabihuriza hamwe, bakamenya ko iki gikwiriye gukorwa gifite akamaro. Umuryango wanagihuriraho bigafata kiriya kirazira ni kibi, bamara kubifata batyo bikaza mu burere bw'abana. Rero ugasanga umuco uturuka mu ruhererekane rw'uburezi, ababyeyi baha abana babo babatoza iki ni kibi, kirazira, kiriya ni cyiza, itonde, jya ugira isuku, jya wubaha, jya wihangana, ntukajye uko umwana akura bagenda bamubwira icyo akwiriye gukora iki, kugera igihe bifata bigahinduka umuco. Noneho abahuje icyo gihugu bakawuhuriraho, bigatuma bagira imyumvire imwe ku bintu byose, bagaya kimwe, bashima kimwe, ugasanga rero bibaye umuco wabo. Bakanavuga ko umuco ari igisigari y'ibindi byose byahagaraye. Bitware nk'igihe kingana iki ngo uwo muco abantu bubatse batyo uzagira imbaraga zituma ari cyo gisigara mu muntu niyo yibagiwe ibindi byose? Hari abantu bajya bavuga batebya, ushobora kubona umunyarwanda atambuka niyo yaba ari mu Buyapani, yego hari n'abandi birabura ukamumenya cyangwa uko yitwaye, cyangwa se sinzi niba ari twe ku banyarwanda gusa cyangwa no mu Burkina afite uko agaragara. Abanyarwanda mpere nko ku mafunguro, hariho ibintu badashobora gufata, byanga byakunda. Ushobora kugendana n'umunyamahanga wundi wenda impambi ikabashirana, ariko we yahura n'inzoka akayifata akotsa. Wowe munyarwanda iwacu kirazira, ukaba wakwemera gupfa aho gufata icyo kintu, byitwaga kwandavura. Ibyo rero bikaba ari cyo kiba cyakugumye mu bwonko, ukagifata kikagukomeramo, ugasigara wumva ari uko bigomba kumera. Ubibonera mu myifatire ye, mu migenzereze ye, uko yitwara mu bintu, ku migenzereze yabo, imyifatire yabo, ndetse n'imyambarire. Usibye ko bihinduka, ariko hari umwambaro ubona uko yambaye ukamenya kurokariza iwabo. Ari ibyo by'imyifatire, imihango, imigenzo ikorwa, ubukorikori bw'abantu, kugira ngo babifate ntabwo umuco uvukanwa, ni ugutozwa. Igihe ugenda wunguka. Uzumve hari n'umugani bavuga ngo nta ngoma itagira abubu. Uko ugenda ukura harimo bimwe ugenda uta, mu byiza no mu bibi, ukajyana n'igihe, ukagenda ugira nanone ibyo wunguka mu byiza no mu bibi nabyo. Nk'iki gihe turimo cyo kirabigaragaza cyane. Noneho unsobanurire, niyo nabyita inzego nka institution, uwo muco wigishirizwagamo kugira ngo ufate, kandi mu cyiciro iki n'iki hari ibitozwa abahungu, ingimbi ngo bazabe abagabo, ibitozwa abakobwa ngo bazabe abagore, bazabe ababyeyi beza.
umbwire kuri izo nzego cyangwa izo institution n'uburyo zaje, kuko ni igitekerezo wumva gikomeye cyane. Mu burere bw'Abanyarwanda abana kuva avutse kugera ku myaka 10-12 barerwaga kimwe mu rugo. Mu myaka nk'itanu 6 batangiye guca ubwenge, umwana wese yabwirwaga kwigiraho kubaha. Yagira nko mu myaka 6-7 batijya kwiyuhagira amaso, jya kwinyuguza, jya ugira isuku, yego umubiri wose bakabimukorera, ariko ibyo ashoboye gukora bakagenda bamutoza, yaba umuhungu yaba umukobwa. Umuhungu nawe ari ise niba ahinga akamutwaza isuka ngo ajye kureba ibyo yirirwa akora. Bukeye ndetse bakaba bamucurishiriza agasuka gatoya nawe akayiga guhinga. Abandi b'abatunzi umwana agakurikira se mu kuragira. Mu buyobozi bw'u Rwanda bwaturukaga ku muryango, aba ari umukuru w'umuryango, yabaga afite imbaraga zikomeye kuko niwe warebaga ibibazo by'umuryango we, gukiranura abantu, kunga abandi, kumva nta kintu kibi cyazasohoka kereka ari uko cyarengeje urugero. Iyo byamurengaga se yabijyanaga mu buyobozi bwo hasi mu murenge, bikazagira igihe bijya ku mutware w'umusozi, bikazagera ubwo byarenga bikaba byagera ibwami, ariko hageragayo bike cyane. Birumvikana baba bagaragaje ko bananiwe ibibareba byabo. Kuva Gihanga yaza, u Rwanda ari agasozi kamwe, akagenda arwagura afatare kugeza igihe u Rwanda rubaye u Rwanda. Icyo gihe nk'iyo mirenge mvuga bari bafite uburyo bwabo, n'abandi ubwabo n'ahandi ubwabo n'ahandi ubwabo. Rero niwe watangije uburere rusange rw'Abanyarwanda, atangiza ibyitwa itorero. Itorero nabigereranya na za interina zo ku z'iki gihe. Habagaho amatorero y'ibwami akagibwamo n'abana bashoboye ubuzima, kuko nta mwana wagaga ataha, bose baracumbikaga. Hakaba rero abagira urwo rwego rwo hejuru rujya kure, hakagira abegerezwa mu batware hafi yabo, bakagira n'abandi uko bigenda bimanuka, hakaba ndetse n'abadashoboye ibyo byose, ariko noneho bagatorezwa mu muryango. Noneho rero muri ayo matorero baragemurirwaga, ntabwo bahingaga, ntibari bafite amafaranga ngo batange minerivare, nibo bitungaga. Imiryango ikabatunga, ari ibwami ari ibutware, aba afite ikintu bongeragaho. Nta mwana warara amata maze hari n'igihe. Ku myaka 12-13 biterwa n'igihagarara afite, burya abana ntibakura kimwe ngo nuko bahuje imyaka. Umukobwa we agatumwa mu gikari, agatumwa hafi, agagenda akurikira utwo nyina akora. Abakobwa rero b'icyo kigero bagasanga batazava iwabo ngo bajye iyo ngiyo babane n'abasaza babo, bakareba nko ku musozi ahantu yenda nk'umuntu ufite urugo runini, cyangwa bakanahubaka nkana, bakareba ababyeyi bakuze kandi bajijutse, bakajya babateranyiriza aho. Rero n'aba bakobwa bo ntibabyaraga, babaga mu gitondo barabyukaga bagakora imirimo yose yo mu rugo, yenda isuku, agatunganya, koza ibyansi, imbehe, kubura mu nzu, gutunganya hose, mbega nko mu masaa 8 akaba ariyo saha bajya guhurizwa hariya. Ibyo baganirizwaga ni nk'ibyo mu itorero. Babaga barimo umwana w'umwami, barimo n'uwa rubanda rwa nyuma rwo hasi hariya. Umwana muto yagiraga icyaba cyari uko ari we ugikora bwite, ariko kuvuga ngo ni umwana wa naka ntibyabagaho. Niyo mpamvu bavuga nyine ngo ntawe urata imfizi ya se, nta mwana w'umunyarwanda kera wagenderaga ku izina rya se. Niba bagiye guhiga, niba bagiye kumasha, ndavuga abo b'abahungu, kuko bagiraga igihe cyo kuganirizwa mu gitondo, babyukaga bajya kwiga imirimo, cyane cyane ibyerekeranye n'urugamba. N'abana rero bagatozwa kujya ahantu kwiga, daboro gusimbuka urukiramende, kwiga gukirana, kwiga kurwanisha inkoni, bya bindi binyabana, kandi ari nako bigishwa gutabarana cyane no gufashanya, bya bindi bavuga ngo naka yimanye naka. Nuko wabaga ubona umaze kunanirwa, yenda ari nk'umwana utariye neza,
kubera uko kwirukanka bihisha bageze tukabona umwana atangiye kugwa nk'isari abandi bamutabaraga vuba uri hafi akamuzanira ikintu ibyo bakamenya uko bazatabarana mu rugamba bakiga n'imyuga rero kubaza imyuga y'amaboko yose hanyuma rero bakiga n'ibi byitwa indangagaciro kumenya kuzaba umugabo udafite amakemwa kumenya kwihangana bwa mbere habaga n'ubwo babaraza ubusa nkana ngo barebe ko ejo umwana azaramuka yinanura avuga ati ariko se ubu ndakora iki ko ndisonzeye n'icyaraziraga kuvuga ngo urashonje bagakora imirimo nk'uko bakayikoze bariye ariko nabo bakabatabara vuba bakayifungura icyo gihe bumvaga ko ari abana b'abanyarwanda gusa nta mwene mwami nta mwene mutware nta mwene rubanda nta mwene muri abana b'u Rwanda murareshya bakigishwa rero no kuganira neza umuntu ntibavuge ngo atukane cyangwa agire icyo ukamenya uko ugarura imvugo neza ibyo bakabyiga mu bitaramo bakiga kumenya koroherana niba wowe urangije umurimo ukazaba nk'umukuru w'itorero nta mpamvu yo kwerekana kuri kabutindi ugomba korohera abantu kugira ngo nabo bagushobokere bakakwifataho uri mugenzi wabo ari mukuru wabo ariko kamwe muri bo bakigisha kumenya guca urubanza gutega amatwi cyane cyane icyo kintu cy'uko utabona umuntu aje si n'urubanza gusa no kubwira ikibazo cye uburyo wabyakira bitari bya bindi umuntu aza akakubwira ikibazo ukabyumva utiyo ni ishyano rwose none se ko ari uko bimeze nyine wagira uti niba utabashije gukemura ikibazo cy'umuntu mushakire byibura imvugo imuhumuriza ariko ye gusabira yuko yaje ibyo barabyigaga hakaba nuko guca urubanza kwandika byari bitaraza ugomba gutega amatwi kugira ngo umenye ahantu hari ingingo ibyo bigwaho aho ikibazo giherereye bigaga rero kumenya kugira ngo baze gusesengura icyo batezeho amatwi bakiga kugenza ukuri kutabeshya kutapfa guhemuka ikintu cyose ukaba ubizi ko conscience yawe ari nzima mu bintu byose iteka nta kubeshya nta kwiba ngo baze kubaza uhinduye oya ukaba wumva ko aho ushinzwe icyo wabikijwe icyo uri bikore nuko kigomba gusubizwa bakiga gukunda igihugu cyabo za ndangagaciro zose ni nyinshi no kumenya kwiyubaha cyane cyane kuko iyo utiyubashye ntawe ukubaha bakiga kumenya kwiramira ushobora kuba nk'igitaramo ugahimbarwa ukavuga ukaza kurambira abantu kuko wihariye ijambo ushobora kunywa inzoga zikaza kukurusha imbaraga igitaramo kitaracuka ushobora ni byinshi by'umuntu yiramiramo ibyo rero byose no mu rubohero barabyigaga icyo nari hafi kukubaza ntibyasaga naho byibanda ku bahungu oya ibyo byose no mu rubohero barabyigaga ahubwo bya bindi byo ku rugamba biga cya gihe batinda ku rugamba abakobwa nabo ni ukuboha n'imyuga kuko baramubwiraga bati nugera mu rugo mbega abakobwa bigishwaga uburyo bazaba rya zina rya mutima w'urugo nugera mu rugo rwawe nyampinga nugera mu rugo rwawe uzaba ugiye mu muryango mushya utazi uramenye ko abo babyeyi usanzwe b'umugabo wawe nibo bawe uyu munsi ntabwo uzava mu rugo dore bahamagaye imiryango yose uwawe wose n'uwaho ugiye barahuye bagutanze ku mugaragaro sefini ntabwo uzagaruka iwanyu ubu uhinduye izina ntabwo uri umukobwa wiswe umugore nta mugore rero uzaza kuba umugore mu rugo nka nyoko se niyo nta divorce zabagaho wabaga kubera iyo mpamvu uwagendaga ubizi neza ko nta mpamvu n'imwe izatuma ugaruka iwanyu kuko nta mwanya ukihafite umukobwa akamubwira ati uzabyifata muterera nibigenda bityo uzagira utya nibigenda bityo uzagira utya akabaza uko azatunga umutungo w'umugabo we uko azawucunga mu rugo ntasese kandi nabe nyirakigunu ngo yicisha abantu mu rugo inzara akaba ari we mahoro y'urugo
niwe uzabana n'abaturanyi, umugabo ntahari. Nugira umuturanyi w'umwanzi niwe bizaba byaturutseho, kugira ngo ubone aho urahura, ubone aho usaba amazi, ubone aho usaba umwana utuma mu gihe wowe ntabahari. Kubana, kumenya kubanira umuryango washatsemo n'abaturanyi n'abashyitsi bagenda, uko yabakira n'iki, uko yakwifata mu buryo bwose, no kuba ntacyo azatira mu rundi rugo. Ugomba kumenya kuboha, ukaba ufite imisambi yawe, ibirago, ibiseke, inkangara, ntacyo uzatira, uzitwa umupfu. Utwo twose babigishaga babategurira mu buzima buri imbere, kandi birimo no gukunda igihugu cyabo. Hari ingero nyinshi zagaragaye ku bagore bagiye bapfira igihugu, abakiyoboye, bigaga uburyo bwose bwo gutuma uzaba intwari mu rugo rwawe, uzaba imfura, uzaba indahemuka. Umuntu wese uzahagenda azagenda kuvuga neza. Ngiye kukubaza ikibazo nabajije Assumpta Mugiraneza, buriya uramuzi? Ndamuzi cyane. Wo mw'Iriba. Twarimo tuganira nk'uko sinzi ukuntu haje kuzamo ijambo ishyano, ndamubaza ntariko iyo ababyeyi b'abagore barakajwe n'abana babo, rimwe na rimwe akarakara cyane ko ari umukobwa gusa ashobora gutuka ngo washyanowe. Ushobora kuba hari icyo nawe wabyumvise, kuko ibyo biri no mu muryango cyane cyane umwana atarajya no mu rubohero. Umukobwa rero yiswe iteka izina Nyampinga, usibye ejo bundi babihinduye babivanga n'iby'uburanga, ririya zina siryo. Ubundi umwana yavuka bamwitaga Nyampinga, umwana w'umukobwa. Bivuze ngo uzaba ihumure ry'abantu, uzaba umunyampuhwe, uzaba umunyabuntu, uzaba umunyarukundo, uzakira uwo ari we wese uje gusanga, wamumenya utamumenya. Umuntu uzakuhingukaho azaze ameze nk'uwisanga, nk'usanze mushiki we, nk'usanze umuvandimwe uwo ari we wese. Umukobwa akitwa Nyampinga, yaba umugore akitwa umutima w'urugo. Umutima ubundi ni inyama iba mu mubiri. Umuntu ashobora kurwara akaremba, ubuhadutse n'ubuganga bukaba baguca ikirenge, guca akaboko, gukuramo inyama iyo ari yo yose mu nda, bakaba banasimbuza iyindi. Ariko umutima mu nyama zose zigize umubiri w'umuntu, iyo umutima uhagaze umuntu aba arangiye, arapfa bakajyana ahantu. Niyo mpamvu rero babigereranya n'umugore, ni umutima w'urugo. Icyo umutima ukora mu mubiri nicyo umugore akora mu rugo. Aho ngaho rero iyo ahushije, niyo mpamvu biba ishyano kurusha umugabo. Yewe. Kuko umugabo ni umugabo gusa, nta yandi mazina bamwita. Ni umugabo ngo ni imyugariro, ariko ni n'umutwe. Umugabo ni umutwe w'urugo. Ariko umutwe rero udafite umutima ukora, birapfa byose. Niyo mpamvu umukobwa ni umuntu Imana yaremeye kuba ngombwa mu isi mu bantu. Akaba rero ategetswe kumera atya. Iyo bimeze bitya birari ishyano riguye. Niyo mpamvu nyine umukobwa wabona icyo bamuze uti washyanowe. Ariko biba ari nko kumubwira ngo uramenye. Sesa. Umenye atazabishyana. Nyamuna. Umukobwa rero yari umuntu bagereranya n'amata, ibintu bitagereranywa mu Rwanda. Yego. Bitagereranywa, kandi niwe uzabyara, niwe uzarera, niwe uzamenya ikiri mu rugo cyose, ari amahoro yayo, ari umubano n'abantu, ari iki. Bigatuma rero arerwa mu buryo bwihariye, bigatuma iyo hari ikiteshutse gato bagira bati nyirashyano ibyo wadukanye ni iki. Naho umugabo ni umutwe w'urugo, ni imyugariro, ni ukuvuga ati ni igitinyiro cy'urugo. Ariko ibikorwa byinshi bireba umugore. Umutima w'urugo biba byumvikana ko ari n'umutima warwo. Iyo metafore irumvikana, iyo imaje irumvikana. Nyampinga byo kuki nk'ijambo riva hehe? Bishaka kuvuga iki? Biva ko nta kintu, impinga ubundi ni umusozi muremure, hejuru hawo nyine. Kuzamuka rero ugeze mu mpinga iteka uba unaniwe, uba ushonje, uba ufite inyota, uba unaniwe, ufite impumu nyine n'iki. Aho ngaho rero niho umukobwa agukura. Igihe umeze utyo, urananiwe, washobeyewe, urashonje, inyota yakwishe,
uri mu mpinga y'umusozi uvuye hasi yawe. Noneho rero uriya mukobwa azakugoboka, bakavuga ati ni nyampinga, wa wundi uzasanga aho ugeze unaniwe ubabaye udafite ukugira, umukobwa aho niho akura umuntu. nka data rero uriya magambo dukoresha abafite uburemere iyo yacengeye. Nyamarembo se Nyamarembo nabo babaho, hari icyo bipfana. Nyamarembo nabyo ni naho unyura ujya iwanyu, ujya heza, aho ubonera ikaze kuko irembo iteka riba rijya mu rugo. Uturuka hanze winjira mu irembo uza mu rugo. Noneho rero aho uza urahasanga nyampinga, urahasanga umubyeyi se. Unyura kwa Nyamarembo, ugera kuri Nyamarembo ugiye kwa Nyampinga. Ugiye kwa Nyampinga cyangwa ugiye kwa mutima w'urugo. Ibyo ari byo byose ni ukwinjira ugira ubuzima. Impingero z'abantu uvuga uti batabaye igihugu cyangwa sosiyete cyangwa umuryango, ariko iyo ubirebye ukavuga uti ni uko ibi ngibi izi ndangagaciro iyi n'iyi n'ubu butwari yabigize kuko yaremwe n'iryo torero, kuko urubohero rwamugize gutyo, rwabimuteguriye. Hashobora kuba hariho ingero haba ku rugamba, haba mu bindi bikorwa no mu gihe cy'amahoro no mu bindi, niyo zitaba nyinshi, ariko kugira ngo umuntu yumve neza ko ibyo bintu byamaze. Wanyuze mu itorero, ubwo si nk'utararinyuzemo, ariko ubwo hari n'abazwi bakeya bagize. Nari kugereranyiriza n'amashuri y'ubu, umuntu wize n'utize urababona, ni n'akamaro bagira si kamwe. Tuvuge ngo uyu munsi umuntu wize iby'ubuganga, ubuzima butangwa n'Imana, ariko hariho abiha kubutangira. Umuntu yarapfuye, muganga akamubaga cyangwa se akanamuvura, akamuvuza imiti n'inama agakira. Ugasanga ko iyo atiga ntabwo yafasha uwo muntu. Hanyuma rero no mu bataramye bagiraga b'intwari kurenza abandi, nk'umuntu Nyiringango, Nyirane ya Nyagahinga arazwi cyane, umuntu nka Nyirimigabo arazwi cyane. Mu bantu babaye mu matorero bakaba n'abayobozi b'igihugu, ba Rwangeyo, ba Rwanyonga barazwi. Ujya wumva ni ku ngoma ya Rwabugiri, hari abagabo babiri mu ngangurarugo, uwitwaga Nyiringango bakunze kuririmba, yakoraga ibintu bitangaje, yari umuhanga ku rugerero cyane. Yari afite mugenzi we witwa Rutuku, nawe w'umuhanga kandi w'ingenzi cyane ibwami, ariko bo ubwabo babiri ntibumvikane na rimwe. Bagiraga ibyo bapfa, bakanduranya, bakenderanya, baranganaga muri make. Rimwe rero baratabarana, baragenda mu ngamba zabo, aho Rutuku yarari baramurasa, bamwahuranye Kibera aragwa. Aguye, Nyiringango nawe ari mu ngamba hirya iriya, arakora uko ashoboye, araza aramurasanira cyane. Noneho bituma ba bandi b'inyuma baza gufata nk'abakomeretse n'abandi, baraza bafata Rutuku bajya kumwomora, baza no gutsinda, baratabaruka. Bageze ibwami batangira kuvuga amacumu ko byagenze. Birangiye rero Rwabugira bashima atyo, Rutuku asaba umwanya wo kugira icyo avuga. Ati ndagira ngo mwese ngabo z'umwami Nyagasani, namwe ngabo z'umwami muterane mwese muzi uko mbana na Nyiringango. Turazirana mwese murabizi. Niyo umwe aje gushengera agasanga undi arashenguruka akagenda, ngo badataramana. Ariko yaranyimanye ku rugamba. Nkurikije uko tubana, yashoboraga kuba yavuga ati baramunkijije, ariko ndabashimira Nyiringango yaranyimanye. Nyiringango aturuka nkaratereka reka, ndacyakwanga, ntabwo nagukunze, si wowe nimanye u Rwanda. Burya si wowe nimanye, bishatse kuvuga ngo iyo twatabaye tugenda turi u Rwanda, ntitugende turi naka na naka na naka. Kuko ku bwabo, muri bwa bumwe batojwe, niba hari umunyarwanda ufashwe, babifatagamo hari nka metero zingahe z'u Rwanda babanyaze.
bumvaga kugira ngo bagire uwo babakuramo cyangwa bamwice bamuhwanye cyangwa se yenda baze banamutware, bahitagamo kwemera kuba bapfa bose, bakamwimana kugira ngo batahe ari rwa Rwanda rutakomeretse. yego rutakomeretse. Ni ikintu gikomeye cyane. Ikintu gikomeye. Aho ni mu bagabo. Aho ni mu bagabo bigaragaza ko bari bafite urukundo rw'igihugu rwitanga, rutuma igihe cyose bibaye ngombwa ntawasubiraga inyuma, ntawavugaga ngo ariko se. Tuvuge nk'igihe cya Ruganzu Bwimba, igihe yabuze utabarira igihugu, igisaka gishaka kudutwara u Rwanda, yari umwana umwe, asiga umugore we ari kunda, aratabara atanamenye icyo ari buzare. Aratabara kuko yari abuze undi. Nyirarume wari waramureze yari yanze gutabarira igihugu mu rukumbitso mu ruzirazwe, ariko yaremeye, abona ari umwe atafite n'umuvandimwe, avuga ati ninapfa hari uwo tuva indimu uzasigarana igihugu. Yari wenyine ariko yaremeye, arahaguruka aragenda. Bamubwiriye mu nzira ko umugore wabyaye umuhungu. Ibyo urumva ni ugukunda igihugu kurusha uko bikunda. Hari benshi cyane bagiye babigaragaza kugeza tutagiye hirya no kuri uyu wa nyuma Rudahigwa. Burya byabaye kwitanga. Ntabwo navuga ngo yagiye abizi ko agiye gupfa, ariko yari azi ko ku mpamvu n'iyindi igihe cyose yapfa, kuko bari baramuhigaga bigaragara, kandi akagira n'ababimumenyesha. Yari abizi ko umunsi uwo ari wo wose bashobora kumwitana, kumuhamagara yashisha itabona ngo ngwino turagukeneye nonaha. Yari abizi ko ashobora kubigwamo, ariko yaremeye aragenda. Yenda ngenda ariko igihugu gitekana. Ni benshi rero abatabaze mu gihugu, ni benshi cyane. Sinzi ko hari ikindi gihugu kigira abantu, yego ibi byacu hafi aha byo mu birabura, ariko u Rwanda nirwo rugaragara uburyo bwatangiye bugira abantu bemera kwitanga ngo igihugu kigira amahoro. No mu bakobwa babayeho, aho wavuga ngo mushiki wa Rwimba, Robwa yakoze igitangaza. Yari abona atwita umwana, bivuga ko azaba umwami, atunzwe n'umwami, kuba umwamikazi, ugenewe kuzaba n'umugabekazi. Ibyo byose yakumva ko bizaba, ariko ari uko byanyaze u Rwanda, aho kugira ngo igisaka kidutware u Rwanda, nemeye gupfa ngapfana n'uyu mwana, ariko umugambi bafite ntibawugereho, nta handi byaba. Urumva rero ko gukunda igihugu byari umurage w'u Rwanda, kugera aho ari umukobwa, ari umuhungu, ari umugabo cyangwa umugore, ntibabitinyaga. Nigende mpfe ariko igihugu kibeho. None se nsesengurira uburyo nuko ushobora no kuvuga uti yamvuga ivuga ngo umuco ni igisigari y'ibindi byose byibagiranye. Kuki ubwo butwari no gukunda igihugu no kutireba ukitanga ukiyibagirwa ko byagiye bita imbaraga zabyo? Kuko nureba ibyagiye bikurikiraho uravuze uti kugeza ejo bundi ku wa nyuma kuri Rudahigwa byafashe imyaka myinshi cyane ngo tuzabone abandi bantu bongera kwitanga muri urwo rwego. Hagati urumva, hagati twagize ubuyobozi bushya, haje abazungu, haje abakoroni, baza amateka, bazi uko wakwibaza uti kuki muri Afurika jenoside yabaye mu Rwanda gusa? Ni ukuvuga bari bafite information, bazaga ahubwo karimo abantu b'abahanga, bagaya bimwe, bashima bimwe, bavuga bimwe, uguturuka wenda bamaze n'amateritwari bakata umuntu wo ku Gisenyi n'uwo Astrida, baravuga rumwe, barese wabategeka ute? Reka dutangire tubace ikintu cyitwa divise pour régner cyiza. Reka turebe ko tubacamo ibice, ubwenge bwabo tubunyanyagize. Babonye badafite ahantu bahera, bari bishatse. Hari abantu benshi babyanditsemo, hari umugabo n'umwongereza John Speke wabivuze cyane, ati biriya bintu byahimbye ubwoko ndimo. Rwose buriya twapfuye ubusa cyane. Ariko se ayo magambo akaba yaravugaga iki? Ko aho hantu hahora
impaka zidashira. ni uko byanditswe byahawe imbaraga nyinshi, byahawe imbaraga n'abari babitezeho kubona aho bicara. U Rwanda ni rwiza, u Rwanda rufite klima nziza, u Rwanda rufite uwo muco wo kubaha. Abanyamahanga bari bishimiye gutura aha. U Rwanda rwari hagati ya Afurika yo haruguru yahawe Abafaransa na leste yahawe Abongereza. Hari impamvu nyinshi zatumaga barwanira aka gahugu k'u Rwanda. Ikintu cya mbere bihutiye gukuraho itorero, cya kintu gituma aho bakura gusa guhuza. Byahise bivaho ako kanya, nicyo kintu cya mbere bakuyeho. Ku ngoma ya Musinga ubwo muri 26 ni ku ngoma ya Musinga nibwo umuzungu yavanyeho itorero. Umuzungu yakwe n'uwari umukuru waryo baramuca rwose. Ari we nde? Ari we Gashamura umutsobe. Baramuca. Yari umukuru w'itorero mu gihugu. Ndagira ngo nsesengurire kuba umuzungu aciye Gashamura, aciye itorero umutwe. Nagira ngo ungerageze kunsesengurira icyo byaremye mu mitwe y'Abanyarwanda bafataga itorero nk'umutima w'u Rwanda cyangwa umutwe warwo. Mu by'ukuri barashobewe gukuraho itorero, bagakuraho umuhango wari ukomeye cyane, ari we wahanaguraga ibyo byose. Bakagira igihe bibuka ko ari Abanyarwanda gusa, mbere y'uko hazamo ubwo Buhutu n'Ubututsi n'Ubutwa, ikintu cyitwa umuganura. Kuko rimwe mu mwaka bawukoraga basangira icyo bafite cyose. Nuko umwami niwe wazanaga imbuto agakwiza mu batware, nabo bamanuka baha abandi, kandi nawe ubwe yakoze ikintu cyo kubagaburira. Bagasangira, bikamanuka bagenda basangira icyo bafite cyose. Kandi muri iyo minsi y'umuganura habagamo n'ibitaramo. Muri ibyo bitaramo nibwo bahigaga bavuga ibyo bafite n'utabifite. Niho bamenyeraga muri uwo mwaka uwejeje cyane kandi agategekwa guha abarumbije. Donc byandi byo gusangira icyo bafite. Noneho hakagaragara n'abagize umwete ni Nyanda nyine warangaye. Icyo gihe akaba yagawa, nta gihano kindi ni ukumugaya gusa. Umunyarwanda kera yatinyaga umugayo kurusha igihano. Urabona abakoroni bageze ino birabayobera, bajya gushakisha mu miryango y'abihaye Imana. Musenyeri Karasi ati nimubigisha bose ntibazajyana, bizatudindiza. Nimufate bariya musanze ku mirimo basanzwe bategeka, urabona ko banafite na experience. Noneho mufata abana babo abigisha, no muri bo harimo abo bose. Ariko bo kuko basanze ngo bategeka bati basi tubaho ubwoko babo Batutsi. Nibyo koko u Rwanda rwarashegeshwe mu gucibwa umutwe kw'itorero ryarwo, ariko riza no kubyuka nyuma. Umuco, uburere bigeraho bigakora ikintu cy'ingengabitekerezo mu mutwe, ntabwo bose byahanaguritse. Nakubwira ko kugira no muri 59 abantu bahunga, iyo usanga imyumvire y'abantu yo muri 65 kugera ejo bundi 94 yari itarinjira mu mitima y'Abanyarwanda. Abanyarwanda bo muri 59 iyo baza kuba barimo Abahutu n'Abatutsi, nta Mututsi uba warambutse. Abahutu barabarwaniriye, barabahishe muri cya gihe cy'itwika, babahishiye ibintu. Ni ukuvuga uwo mutima we wari utarabinjira cyane. Hari ikintu bita ngo akagozi ka bugingo gatuma u Rwanda rucika ngo ruhere. Kwa kundi Imana ko itavuguruzwa, habayeho nyine bariya abana b'Abanyarwanda bagaruye, bararwanye, abatarapfa bararokoka. Nibo baryankuna, abari baraciwe nabo ni abaryankuna. Abatwawe ubwenge ni na za nyigisho z'ubwanganyi nyine z'amacakubiri baraneshejwe. Niyo mpamvu aba bavuze bati n'ubundi kugira ngo Abanyarwanda bongere bahuze imyumvire n'uburere, nuko rya torero ryagaruka. Naho bavugira bati umuco ni igisigara, ibindi byose byananiranye. Donc ya kamere
wa muco wakorezwemo ugahinduka kamere. yego rwose. Tugarutse rero ku itorero ririho none, ubona ririmo rirabigenza gute cyangwa biragenda bite kugira ngo rizagire za mbaraga zituma umunyarwanda aho ari hose mu ngamba turimo zitandukanye yumva ari u Rwanda, u Rwanda rumuruta kure cyane ari rwo ruza imbere. Ibyo bintu urabona bigenda bivuka mu itorero bigaruka nk'uko iyo esprit yariho, nabuze uko nyita mu kinyarwanda. Urabona icyo kintu kigenda kigaruka cyangwa birasaba iki ngo kize kandi gifate? Urumva iyo tuvuze igihe cya Gihanga, yenda duhere ko mu mibare ya kizungu babara bavuga ngo nyuma ya Yezu, nubwo abanyarwanda bo basanga hari ibintu byagaragaje ko u Rwanda rwariho imyaka 100 mbere y'ivuka rya Yezu, ariko duturuke kuri Gihanga mu kibariro cy'abazungu tubara nka mu 1090 na bitaragira ko noneho ikintu cyariho icyo gihe cyagiye gucika muri 62 nako tuvuge muri 59. Urumva uburyo umunyarwanda yari yarinjiwe n'ayo matwara y'umuco. Ubu rero tubitangiye kugira ngo amatorero yatangiye muri 2017, none ubu turi muri 2023, ni imyaka itaragera ku 10, ariko furu ziragaragara. Uragenda ureba ko abana bakanguka bishimiye kumenya indangagaciro z'umuco w'u Rwanda. Gusenya birabanguka mu minota 10 nk'aka kazu bagashenye kaba kari hasi, ariko kukubaka bisaba amezi. Kugira ngo rero umunyarwanda asubire abe wa wundi, ngo haye urugero rw'igihe byafashe. Kubikura rero bizagenda buhoro, ariko bizashoboka. N'ubu biragaragara ko byashoboka. Tugize umugisha rero nk'uko twese tubyizera, ntihazagire igihungabanya amahoro u Rwanda rufite uyu munsi. Si ibya none, si iby'ejo, si iby'ejo bundi, ariko twazagera kuri ya myaka ya ntego ya 2050, hari intambwe igaragara, abanyarwanda barongeye kuba abavandimwe nk'uko byahoze. Ntabwo twavuze waciye urubohero umutwe, niba nabyo ariko byagenze, byose byagendeye muri Gashamura. Ni Gashamura ryababwiye. Yego, ariko twagerageje kubyutsa itorero, ariko urubohero ntabwo nzi niba hari uburyo twagerageje kurubyutsa cyangwa gushyiraho ikintu gifasha abo bangavu kugarura za ndangagaciro no kubayobora nk'uko rwabayoboraga cyangwa rwabaremaga. Byose ntabwo nzi mekanisme yaba iriho cyangwa uyu munsi hariho gahunda yo kujyanisha umuhungu n'umukobwa mu mibereho, uko bareshya bangana, kandi koko birakwiriye. Uretse ko nta urubohera n'utwo tumaze kubona ibintu byose no kugenda byigwa. Hari wa mwiko, hari wa mutima w'urugo umukobwa yakagombye kubwirwa, kuko ni urera mu ntangiriro, ni urera umwana, ni umuba hafi. Nubwo bose babyuka bajya ku kazi uyu munsi, bajya gushaka icyabatunga, bagatahira rimwe, ariko umugore ataha n'umubone wasigaye mu rugo n'umukozi wundi, iyi raporo y'uko abana biri wayiha umugore. Agenda abwira umugore, umwana yagize umuriro, umwana uyu munsi ntiyariye neza, umwana. Ubundi amatorero bayarimo bose, ibibwirwa babyigira hamwe, baragendanye koko, ariko hariho akantu kataratungana neza. Ibyo biragaragara. Ndagushimye cyane umubyeyi kuri uyu mwanya wampaye tukaganira, nizemo kandi byinshi, kandi nashimye ukuntu wabihuje n'amateka ndetse n'imiyoborere uhereye mu gihe cya kera. Ni ibintu akenshi tutabona, guhuza ibyo bintu ugasanga bisigaye nko muri teori gusa, cyangwa ukagira ngo ni ibintu abantu barata cyangwa bakabya. Ntabwo ariko bimeze, ingero nyinshi wazimpaye. Murakoze namwe kuba mwaje kundeba no ko wenda si wenda byabazanye mwanyizeye. Niba hari icyo ibyo nababwiye bigize icyo
bibungura nanjye nakwishima. murakoze cyane.